Tubahaye ikaze mwese mukurikiye YAMUHE Tv. Ndabibabwiye hari amakuru akomeye nababoneye uyu munsi. Niba uri umwarimu, niba wifuza kuba umwarimu, cyangwa niba uri umunyeshuri bijyanye na education, cyangwa se niba warasoje ukaba utarabona akazi, iyi video ni yawe rwose. Ese wakwemera ko muri Kamena 2026 REB na Rwanda TVET board bazashyira imyanya ku isoko, azaba ari imyanya 253 y'akazi, ariko ikazakenera abarimu 832 bose. Yego bumvise neza, ni abarimu 832. Aya mahirwe ni amahirwe akunda kuza rimwe mu mwaka. Gerageza nawe ugerageze ube tayari ku buryo iki gihe kizagera nawe uri ready yo kuba wakora application. Muri iyi video ndagusangiza amakuru yose ukeneye kumenya. Harimo ni iyihe myanya izashyirwa ahagaragara, n'ibyari bizatangazwa, ni iyihe myanya ikenewe cyane cyangwa isabwa n'abantu benshi, ni ibihe bisabwa kugira ngo mbashe kwitegura neza no kugira ngo nzabashe kubonamo akazi mu buryo buhoraho hano muri REB. Icyiza cya REB, abamenyereye gukoramo ibizamini bazi yuko bikorwa ariko nta kizamini cyo kuvuga gihari. Akaba ari amahirwe abakomeye rero ku muntu wese ubugize amahirwe yo kubona amanota 70%, kuko iyo ugize ayo manota bisaba yuko ujya kuri waiting list mu gihe haba hari urutonde rurerure rw'abantu bagize amanota menshi. Ariko ibi ngibi ntago bitwara imyaka igeze kuri 3 kugira ngo uba wagezweho uhabwe akazi. Akaba ari amahirwe rero akomeye muri REB cyangwa se muri Rwanda TVET board. Nkuko mubizi, u Rwanda rushyira imbaraga cyane mu burezi. Muri vision 2050 ivuga ko tugomba guhugura cyangwa se u Rwanda rugomba kuba rufite abantu bahuguwe ku rwego rwo hejuru, ariko nanone igishoboka kugira abantu bose bazahugurwe cyangwa se bazigishwe nuko bituzaba dufite abarimu bahagije. Imyaka ishize kuva mu 2022 kugeza mu 2025 REB na TVET basanzwe bashyira imyanya ku isoko hanze, imyanya igiye itandukanye turaza kurebera hamwe. Nkuko amakuru yacu rero yabigaragaje, REB na TVET bazashyira imyanya ku isoko hanze ingana na 253. Iyi myanya yose ikazajya ku isoko kandi ikazapiganirwa. Reka dukomeze rero. Iyi ni ya myanya yacu 853. Bibutse yuko imyanya itandukanye na position. Imyanya ni 250, ariko abakozi bazigisha bakenewe ni 853. Ngira ngo ahanga buri wese arasobanukiwe. Reka rero tumanze tujye mu ishusho rusange imbonera hamwe ya statistique yasohotse mu mwaka wa 2023-2024 igaragaza uburemere bw'abarimu bakenewe. Ahanga bagaragazaga yuko muri pre-primary cyangwa se muri nursery, ibyo dukunze kwita gardienne, umubare w'amashuri wari uhari mu mwaka wa 2023-2024 yasagagaho gato 4,000. Hanyuma umubare w'abanyeshuri byari 300 birengaho gato, ariko umubare w'abarimu ari 8,000 bizamuyeho gato. Ibi ngibi bikavuga yuko umwarimu umwe byibuze aba ari kwigisha abanyeshuri 38. Hanyuma muri primaire bagaragaza yuko umubare w'amashuri yari 2,500 birengaho gato, umubare w'abanyeshuri yari 2,200,700 birengaho gato, ariko umubare w'abarimu akaba wari ukabakaba 37,000 birengaho gato. Bakagaragaza yuko rero umwarimu umwe muri primaire yigishaga byibuze abanyeshuri 40. Hanyuma muri segonderi naho bagaragaza yuko ibigo by'amashuri ari 1,500 birengaho gato, umubare w'abanyeshuri 850, hanyuma umubare w'abarimu 32,000. Hano bakagaragaza yuko umwarimu umwe muri segonderi aba ari kwigisha byibuze abanyeshuri 27. Hanyuma muri TVET bagaragaza yuko dufite ibigo by'amashuri 400 birengaho gato, umubare w'abanyeshuri ni 1,100, hanyuma umubare w'abarimu 2,500. Bagaragaza yuko umwarimu umwe aba ari kwigisha abanyeshuri 24. Hanyuma mu bijyanye na za kaminuza, ibigo bya leta bya kaminuza hejuru, bagaragaza yuko dufite 30 zirengaho gato, umubare w'abanyeshuri 1,150 birengaho gato, hanyuma umubare w'abarimu ni 8,000. Bakagaragaza yuko umwarimu aba ari kwigisha abanyeshuri 19. Hanyuma twashyira muri generalization tukabona yuko mu Rwanda byibuse umwarimu umwe aba ari kwigisha abanyeshuri 34. Bigaragaza yuko rero hagikenewe yuko umubare ugomba kugabanuka ukazagera ku byibuze
ku banyeshuri 20 aho umurezi umwe azigisha abanyeshuri 20. Tugendeye kuri iki cyegeranyo muri statistique ya 2023-2024 murabona yuko hagikenewe abarimu benshi cyane, ari nayo mpamvu n'uyu mwaka habayeho gutinda gato yuko REB na Rwanda TVET board bashyira imyanya hanze ku isoko. Ubundi bayishyiraga hagati y'ukwezi kwa 2 n'ukwa 3 cyangwa se ukwa 4, ariko ubu ngubu biri kugaragara yuko imyanya izashyirwa ku isoko mu kwezi kwa 6 2026 mu rwego rwo kwitegura umwaka mushya w'amashuri uzatangira mu kwezi kwa 9. Iyo mpamvu rero YAMUHE TV tuba dukusanyije amakuru kugira ngo bibashe kubafasha no kwitegura. Haraba batubaza ati se ya myanya ya REB yo iri hehe? Imyanya muri TVET ko tutari kuyibona kandi dushaka kwigisha. Mutegereze rero mu kwezi kwa 6 2026 imyanya izashyirwa ku isoko. Dore rero imyanya kugeza ubu ngubu iri gukusanywa muri system TMS, ngira ngo abarimu bo barayizi. Ni imyanya iri gukusanwa imaze kugaragara, ndetse hakaba na prediction cyangwa se icyegeranyo iyo myanya izagerwaho tugeze mu kwezi kwa 6 2026. Bagaragaza yuko rero mu cyiciro cy'abarimu, ubwo ni nacyo turi kurebaho cyane, hari abarimu b'imibare badahagije, aho REB iri kugaragaza yuko imyanya izashyirwa ku isoko izaba iri hagati ya 15 na 25. Hanyuma abarimu b'icyongereza nabo bazaba bari hagati ya 20 na 30. Abarimu ba physique, chemistry na biology n'iya science twita STEM zaba ari hagati ya 24 na 36. ICT teachers, ahangaha hari abazajya kwigisha muri REB no muri Rwanda TVET board, bazaba bari hagati ya 18 na 27. Hanyuma abarimu bigisha ibijyanye na software development bazaba bari hagati ya 10 na 15. Abarimu bigisha electrical technology teachers bazaba bari hagati ya 18 na 20. Ababigisha muri Rwanda TVET board. French teachers bazaba bari hagati ya 10 na 20. Head teachers hagati ya 13 na 25. Electronics teachers hagati ya 8 na 12 muri Rwanda TVET board. Entrepreneurship teacher hagati ya 10 na 15 muri REB. Iyi niyo myanya rero, ntabwo bivuze ko ari yo myanya yonyine izashyirwa ku isoko, ahubwo ni imyanya 10 izaba iri ku isonga, izaba ikenewe abarimu benshi twabatoranyirijemo kugira ngo mubashe kubona uburemere bw'uko Rwanda TVET board na Rwanda Education board bakeneye abarimu bazatangirana n'umwaka wa 2026-2027. Umwaka ukazaba uzatangira mu kwezi kwa 9 mu mwaka w'ibihumbi 2026. Nkuko rero iyi nanone ni nka summary tuba twakusanyije tukaragaza uko REB ndetse na Rwanda TVET board bagiye bashyira imyanya ku isoko kuva mu mwaka wa 2022 kugeza mu mwaka wa 2025. Mu mwaka wa 2022 Rwanda Education board yashyize imyanya y'akazi ku isoko 84. Iyo tuvuze imyanya y'akazi itandukanye n'umubare w'abakozi ukenewe, umubare w'abakozi ukenewe wo uba wikubye inshuro nyinshi kuri uno mubare. Hanyuma icyo gihe Rwanda TVET board nta myanya yigeze ishyira hanze. Hanyuma mu mwaka wa 2023 agaragaza yuko Rwanda TVET board yashyize imyanya ku isoko 70. Rwanda Education board yashyize imyanya ku isoko 72. Iyi ni tuvuga imyanya wumvemo ko harimo umwarimu wo kwigisha ibaruramari, umwarimu wigisha imibare, izo niyo twita imyanya. Ariko ntabwo tureba umubare w'abagize noneho ba bantu bazigisha bazakenerwa mu majyaruguru, mu majyepfo, mu burasirazuba, aho hose hakenerwa abarimu bazigisha imibare. Ubwo rero iyo duteranyije nibwo tuvuga ngo abakozi bakenewe ni abangaba. Harimo rero abagiraho confusion cyangwa se bakagira ngo twakabije hano kuri YouTube. Icyo tuba dukeneye no kuba amakuru meza kandi yizewe. Hanyuma muri 2024 muri Rwanda Education board bagaragaza yuko imyanya 36 hagati ya 33 na 72 yashyizwe ku isoko. Ariko icyo gihe ni nabwo noneho Rwanda TVET board nayo yashyizeho imyanya, ariko hano impamvu twashyizeho myinshi no kuba ni imyanya itandukanye. Harimo imyanya y'ubuyobozi n'imyanya ikenewe kwigisha cyangwa se babandi bita ngo ni instructor, ni nk'abafasha abanyeshuri muri training cyangwa se ibyo baba barimo kwiga. Hanyuma rero mu mwaka wa 2025 kugeza mu kwezi kwa 7 nibwo REB yashyize imyanya ku isoko. Ni position 7 zashyizwe ku isoko. Hanyuma ariko nanone Rwanda TVET board ishyiraho amaburuse menshi, yagiye ishyiraho Schoraship ishishikariza abantu kuza kwiga kandi kwiga bakabishyurira, kubera yuko ubu ikigezweho
u Rwanda ruri gushyira imbaraga cyane mu bijyanye n'amashuri y'ubumenyangiro kugira ngo abantu bazajye bavamo bihangira imirimo, kubera yuko kubona akazi ubu ngubu biragoye, ahubwo leta ishyira imbaraga kugira ngo abantu babashe kuba bakwihangira imirimo, babashe kuba bakora, biteze imbere, batanga imisoro, leta nayo izamuke. Iki niyo mpamvu guverinoma y'u Rwanda ibishyize imbaraga mu bijyanye n'amashuri, ariko agamije kwihangira imirimo, atari ukuvuga ngo turarangije, ngo dutegereje yuko tuzajya kudepoza. Oya, nuko biba bimeze rwose. Rero bakunzi ba YAMUHE TV, iyi myanya 832 izajya ku isoko cyangwa se izajya ku rubuga rwa Mbifotra mu Rwitege, bishobora kujyaho mu ntangiriro cyangwa se mu mpera z'ukwezi kwa gatanu, bikagera mu kwezi kwa gatandatu, ariko mwumve ko iyo ariyo periode. Harimo abantu rero batubazaga ati se ko nta myanya y'uburezi turi kubona, nta myanya yo muri Rwanda TVET board turi kubona, iyo myanya izajyaho ryari? Mbibutse yuko rero ubu ngubu kuri Mbifotra hari kujyaho ikijyanye n'imyanya yo mu nzego z'ibanze cyangwa se imyanya iba yarateguwe na Lariga ifatanyije na Mbifotra. Iyi myanya rero yashyizweho, hazabaho igihe cyo gukora ibizamini, aba n'igihe cya plasoma cyo gushyira abatsindiye mu kazi, gushyira mu myanya yabo mu kazi. Hanyuma rero nyuma y'icyo gikorwa nibwo Rwanda TVET board na Rwanda Education board nabo bazashyira imyanya ku isoko. Ndizera rero niba wakurikiye video kuva igitangira, kora subscribe, usangiza abandi, kandi ndizera yuko byibuze amakuru y'ingenzi wabashe kuba wayakuramo hano. Reka tugushimire rero wowe wakurikiye video yose, tugushishikarize gusharinga abandi kugira ngo iyi nkuru nziza igere ku bantu bose. N'uwari wicaye yarihebye avuga yuko atazabona aho yapurayinga, agiye kongera gukora application, kandi application n'ikizamini cyo kwandika gusa, bidasaba ikizamini cyo kuvuga kuko bigora benshi. Twaje gusanga yuko hari benshi bigora, ariko ikizamini cyo kwandika ewana, iyo umuntu yateguye neza, modele yazisomye neza kuri REB, abanyuze mu ishuri barabizi, REB itegura mu ikaye gusa, ubundi ukagenda ikizamini ukagitsinda, ukituriza 70 yawe yafite. Hashira umwaka umwe, hashira imyaka 2, umwaka wa gatatu uzajya kurangira baraguhamagaye nawe warageze mu kazi. Ciao ciao. Iyi yari YAMUHE TV. Subscribe, kore comment hasi, ariko wibuke no gukora like.